Yego ndagira ngo munyemerere hanyuma mbagezeho amakuru make cyane kandi y'ingenzi. Ngira ngo ni amakuru afite aho ahuriye n'igipupe mwakunze kubona muri ano marushanwa y'igare amaze iminsi aba yashojwe ejo ku itariki 28 z'ukwezi kwa 9. Ni amarushanwa yabereyemo udushya twinshi, ariko by'umwihariko hari ibintu abantu bakomeje kugenda bibaza, bari kwibaza ese igipupe twabonye cyangwa se maske y'ingagi twabonye muri ara marushanwa ninde wari uyambaye, dore ko ibingibi byakomeje no kugenda bikurura kwibaza kwinshi. Hari abantu batangiye kugenda babyetera, ngira ngo mwakunze kumva ko hari abatangiye kuvuga ko ngo ashobora kuba ari Gitafu kubera ko ari we wari uharawe muri iyo minsi mbere yuko amagare atangira. Bakavuga bati ni Gitafu yambaye, abandi bati ni Muhinde usanzwe ari umukomediye. Ariko ibyo byose ndajya mu ntizi minota mikeya mbasobanurire nyirizina kwanza ninde wari wambaye maske, ese yahawe akazi gute, ese byarangiriye he. Ndagira ngo dukurikire. Ubundi iyi maske nkuko mubizi, ngira ngo murabizi ko mu muhango wo kwita izina ingagi ni igikorwa kibera hariya i Musanze. Ngira ngo iyi maske abantu bagiyeyo barayibonye, cyangwa se abantu babikurikiye iyi maske barayibonye y'ingagi. Hanyuma ngo ukuntu byaje kugenda rero, uwari uyambaye hari i Musanze baramuhamagaye baramubwira ati ngwino n'ubundi wambare ino maske muri no muhango w'amagare, cyangwa se muri no Tour du Monde y'amagare, muri ano marushanwa y'amagare. Bamuhamagaye basanga ntawe uhari, ubwo yari yagiye kwiga. Baramubwira ati nta kibazo, dushakira undi muntu. Hanyuma we azenguruka muri telefone abura umuntu n'umwe yahamagara. Nibwo yahamagaye undi nawe w'umucontent creator, aramubwira ati nshakira umupeti ufite imbaraga ushobora kuba yakora cyangwa yakambara kiriya kimaske kugira ngo n'ubundi angire mu mwanya. Nibwo rero uwo mutipe yahise ahamagara uyu nguyu muri kureba kuri no foto. Uyu nguyu bakaba bamwita Samuel, ariko ubundi akunze gukoresha amazina ya Black Chains mu mazina y'abahanzi nyine, bya bindi by'abahanzi. Uyu mutipe ni umupeti nyine bita umwataka, b'abantu b'abakomisiyoneri. Ngira ngo iyo ugiye kugura imyenda hari abana bagutanga imbere bajya kukwereka aho ugurira imyenda n'inkweto. Uyu nguyu akaba akora hano mu mujyi wa Kigali muri downtown, nawe ni umwataka nyine. Iyo ugiye kugura inkweto cyangwa imyenda aragutangira kugira ngo agende akwereka aho ugurira, hanyuma iyo uguze bamuhereza nka 500 cyangwa 1000. Niko kazi asanzwe akora. Hanyuma yagiye kumva, kubera ko uyu mupeti ngo yaravuye i Musanze kubera ko ari naho iwabo, cyangwa se yaravuye gusurayo. Ngira ngo ntabwo ari iwabo ahubwo avuka inaha muri Kigali, ahubwo yaravuye i Musanze gutemberayo, bya bindi by'abana nyine by'urubyiruko rw'ubu. Hanyuma uyu mwana araza, mbere yo kujya mu kazi arabanza aca iwabo ajya kwiruhukira. Mu kuruhuka mu by'ukuri nta mafaranga yari afite, ahubwo yagiye kumva yumva telefone irasonnye. Telefone isonnye baramubwira ati ese ko ngushaka mu masaha y'isa 8 nakubona gute? Ati ese ni ibiki? Ati ni akazi ariko ndashaka ko ubaseriye. Uyu mupeti ubundi ngo mu busanzwe ntabwo ajya abaseriye, nyine ibintu byose aba nyine niyo umubonye ububona nyine atari seriyemo cyane, nta gahunda aragera kubera aracyari umwana, nizankunda rubyino zabo zateye. Hanyuma uyu mupeti baramubwira ati wowe ndashaka kuba useriye, hanyuma uze mu mujyi wa Kigali. Yaragiye bamwereka ikintu agomba kumbara. Mu by'ukuri nibwo bwa mbere yagombaga kucyambara. Baramubwira ati wowe ugomba kwambara kino kimaske, hanyuma ukajya aho abantu baraza kuba bari, aho amarushanwa araza kuba yabera, hanyuma ugire gute, ujye ususurutsa abantu, tuzaguhemba. Uyu mupeti arangije acyambara, ariko kubera ko baramubwira ati biragoye kuba wakora wenyine, baramubwira ati ugomba gushaka undi muntu. Nibwo yahise ahamagara undi mupeti nawe muri Jen's Comedy bita Lucky Baby. Hanyuma nawe umwe akajya akora iminota mike, undi agakora indi minota, kubera ko iki kiboro kirashyuha byatare, ntabwo wakikora uri wenyine ngo urangize ushobora no kuhatakariza ubuzima, cyangwa se nyine kirashyuha to biragora. Uyu mupeti rero nuko byagenze, ariko nyuma yaho hari abandi bantu bakomeje kukifotozanya, harimo uwitwa Muhinde ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye. Mu by'ukuri nibwo uyu mupeti wenda ari we wamenyekanye nk'aho ari we wari wambaye maske, ariko ntabwo ari we wayambaye wenyine. Iriya maske yambawe n'abantu benshi. Hanyuma rero abantu bari kwibaza iki, barimo baribaza ese ninde wifotozanyije na Perezida Paul Kagame ndetse na madamu we n'abandi benshi bagiye batandukanye? Kubera ko amafoto twabonye
ari kumwe na madamu Jeannette Kagame ndetse na perezida Paul Kagame ntabwo yigeze akuramo masike byibura ngo tumumenye tubone mu maso. Abantu rero barimo baribaza, ese turamenya ari nde muri abo bose bari bambaye masike? Turamenya gute ko ari uyu mupeti, uyu bita Samuel cyangwa se Black Genze? Turamenya gute ko ari Lucky Baby, cyangwa turamenya gute ko ari Muhinde, cyangwa turamenya gute ko ari Gitafu? Aho rero niho abantu bakomeje kwibaza. Nanone bakavuga bati, umuntu wese waba warifotozanyije iriya foto na perezida akagira amahirwe yo gukora mu biganza bya perezida, akagira amahirwe yo kumugera imbere agakomeza akambara masike, uwo muntu nta n'andi mahirwe azongera kubona mu buzima bwe, kubera ko ahangaha niho yagombaga kwigaragariza, agazamura, niyo yakuraho umutwe wa masike gusa akagaragara isura. Ariko nimba ibyo binatabikoze bizagorana cyane ko yakongera kubona andi mahirwe mu buzima bwe, kubera ko abantu bakomeje kugenda babyiterera. Ngira ngo nujya no ku mbuga nkoranyambaga uraza gusanga iyi foto arimo arasuhuzanya na perezida Paul Kagame cyangwa se na madamu Jeannette Kagame, hari aho bari gukuraho umutwe cyangwa se bari kweditinga nyine bagashyiraho umutwe w'abantu bashatse. Mu by'ukuri nta foto nyirizina igaragaza uyu muntu wa nyawe ari gusuhuza perezida Paul Kagame. Aha rero niho habereye ubuswa, aho abantu bari no kuvuga bati, uyu mupeti wahawe kino kiraka ashobora kuba koko mu by'ukuri atari seriye mu mutwe we, kubera ko nimba yarabonye ko agiye gusuhuza perezida Paul Kagame ntiyibuke gukuramo masike byibura ngo isura ye igaragare. Icyo nicyo gikorwa cy'ubuswa yakoze, ni nacyo kintu cya mbere azicuza. Ikindi kintu yaje gukora kigaragaza ko ari umuntu ushobora kuba nyine ari inkundarubyina cyangwa ari babana baho. Uribaza udutendo twose yakoze muri irushanwa, arangije agira amahirwe yo kuba yakegera itangazamakuru, niwo mwanya yarabonye kugira ngo nawe abike CV. Ariko ikintu cyaje gutungura abantu ni ukuntu ikiganiro yaje gukora arimo arasobanura kuri ibi bintu cyangwa se kuri irushanwa, nibundi icyo kiganiro yagikiniyemo. Yaragiye ntiyamenye ibyo avuga n'ibyo atagomba kuvuga, aragenda we yizanira bya bindi by'abana bo ku mihanda n'ubundi bya bindi asanzwemo byariya muri downtown cyangwa by'abataka, aba ari byo akoraho ikiganiro. Mu by'ukuri ifoto ntiyigeze ayisobanura byibura ngo anayihesha agaciro, ntiyigeze ubwabwe ino masike ayihesha agaciro byibura ngo anayivugeho, ahubwo we yagiye yizanira ibintu biraho abikiniramo, abifata nk'ibintu biraho, amahirwe ayakiniramo. Nibyo bajya bavuga ngo umugisha utondagira, abazi ikinyarwanda ubwo biyuzuriza. Uyu mwana rero ikintu yakoze ni ikintu azicuza mu buzima bwe, kubera ko aya mahirwe nta na rimwe azigera yongera kuyabona mu buzima bwe. Mu kiganiro yakoze kuri 3D TV, ni ikiganiro kimaze iminota 56 gihita gisibwa. Kubera iki? Abantu bari bategereje kumenya umuntu wambaye iriya masike kwanza ninde. Hanyuma we yaragize amahirwe yo kuba yaza imbere y'itangazamakuru akabisobanura. Ariko uburyo yakoze icyo kiganiro ni ikiganiro udashobora kuba wavuga uti uyu muntu kwanza ni muzima n'iki, kubera ko ni ikiganiro cyuje ubugoryi, ni ikiganiro ubwabi uyu kirebye nta bwenge burimo. Icyo kiganiro cyahise gisibwa. Uyu munota wa none ntabwo kikiri ku muyoboro wa YouTube. Nicyo kikwereka ko nyine uyu mupeti ibintu yakoze nta bwenge burimo. Nyuma yo kugira amahirwe yo kwifotozanya n'umukuru w'igihugu, ntiyibuke gukuraho masike byibura ngo isura yigaragare, kabone n'ubwo kontara yavugaga ko atagomba kugaragaza mu maso, ariko byibura kuba ugiye kwifotozanya n'umukuru w'igihugu ukagomya ukambara masike, nabyo ubwabyo nibwo buswa bwa mbere bubaho. Nicyo kintu ushobora kuzicuza mu buzima bwawe, kubera ko iyi foto nta nubwo ushobora kuyishyira iwawe byibura uvuge ngo wakoze mu biganza by'umukuru w'igihugu, nta kibigaragaza. Niyo mpamvu rero uyu mupeti agahinda kajya kumukindagura. Niyo mpamvu uyu mupeti aya mahirwe yose nta kintu ari buze kuza kuba yamumarira nyuma y'aya marushanwa, kubera ko nta kibigaragaza ko ari we. Gusa nyine yego hari video iri gukomeza kugenda izenguruka, ariko iyo video n'ubundi twabonye n'abandi babyambaye ngaye nguko. Ubu rero harimo kwicuza,
hariho abantu barimo kwibaza. Gusa nyine icyo nakubwira cyo nuko muri rero rushanwa abari bambaye no mask bari bahawe ibiraka ni abantu babiri. Harimo umupeti bita Lucky Baby, uyu nguyu usanzwe ajya mu mikino ya Gens Comedy, ndetse kabamo n'uyu mupeti nawe bita Black Gens cyangwa se bita Samuel. Uyu ngo ni n'umuhanzi yaririmbye indirimbo aho kugira ngo avuge nk'umunyabigwi, ahubwo arimo arizanira ati nararirimbye indirimbo imaze umwaka. Ibintu by'indirimbo nta kintu byakumarira, kuko ntabwo wenda ndibuvuge menshi, gusa nyine aho ari yiyumve yigaye ko ibintu yakoze azabyicuza. Kandi ngira ngo aya mahirwe iyo aza kubona umuntu wahasorinze cyangwa se umuntu uzi icyo ino foto isobanura, cyangwa se aya mahirwe yabonye yo kurebwa n'isi yose, ntabwo yari kuyapfusha ubusa. So reka mbashimire cyane, ariko mubanze mukande subscribe kugira ngo n'ubundi mujye mukurikirana n'ibindi biganiro bizajya bikomeza kugenda bitambuka hano. Asiyo.